Nongeye kubasuhuza bakunzi ba Authentic Christendom TV. Imana y'amahoro ibane namwe. Authentic Christendom TV bisobanura ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abanyepolitiki n'itekinika ry'amadini. Uyu munsi rero ni tariki enye z'ukwa kane 2025. Ndi hano rero i Texas nk'uko bisanzwe, nigewe Dr. Symphorien. Uyu munsi nkaba ngira ngo tuganire ku kiganiro nahinduye inyito yacyo yavugaga ngo ingaruka zo kutumvira Imana n'abahanuzi, ariko bitewe n'uko situation yahindutse nahinduye inyito nkita aho gupfa urwa mukuru arinda napfa urw'umuhanuzi Yeremiya. Aho gupfa urwa mukuru arinda napfa urw'umuhanuzi Yeremiya. Aho gupfa urwa mukuru arinda napfa urw'umuhanuzi Yeremiya. Nakoze rero nyine iyi foto iri ahangaha muri kubona. Ejo nari nabonye kuri Facebook umuntu yapostinze aka kantu, igikona kiri kubaza peroke kiti ese kuki ifungiye muri ako gatebo cyangwa icyo kiraro cyangwa uwo mutiba, sinzi uko umuntu yacyita ko ni peroke iravuga iti, isubiza igikona iti ni ukubera mvuga niyo mpamvu mfungiranye mo hano. Ubwo rero byanyibukije nyine Yeremiya murabona hano kuri iyi foto, murabona bano bantu bamuziritse imigozi bari kumurekurira mu mwobo. Uriya mwobo wari urimo amazi yarakamye, noneho hasigaramo ibyondo. Bamuziza ko nyine yakeburaga abanyepolitiki b'abayuda, ababwira ngo bihane bagarukire Imana, aho kubikora ahubwo bajya kumujugunya mu cyobo kirimo icyobo cy'ibyondo, kubera yavugaga n'ibyo yazize. None rero mukuru arinda we yavugiraga inkotanyi, ariko dore ziramwirengeje. Niyo mpamvu mvuga navuze nti aho gupfa urwa mukuru arinda napfa urwa Yeremiya, kuko we nibura yapfuye avuga iby'Imana. Naho ubundi muri kiriya gihugu abantu benshi nyine barafungiranye bazira kuvuga, ntabwo tukibona Ingabire nk'uko twamubonaga mbere. Biragaragara ko nyine bamubujije kuvuga, ndetse naca n'abajya bavugiraho ya imbarutso ya demokarasi, bigaragara ko nyine ntibagituma ikora. Eh, ntibashaka ko nyine bavuga. Ba Cyuma bazira kuvuga, ba Idamange bazira kuvuga, ba Karasira bazira kuvuga, ba Rashidi bazira kuvuga, ba Theoneste Nsengimana barazira kuvuga, n'abandi benshi barazira kuvuga. Kuko bavuga bakebura guverinoma y'inkotanyi, bashaka ko yahindura viziyo yabo mbi. Nkatwe rero abari mu murimo w'Imana duhagaze mu cyuho nka Yeremiya, tubona ko aho gufungwa cyangwa se gupfa urwa mukuru arinda wavugaga ibyo atamitswe, ahubwo umuntu yapfa urwa Yeremiya avuga ukuri, avuga iby'Imana. Cyane cyane ko jyewe yicano yanjye nyine niyo editorial, ni ugukebura guverinoma ndetse n'amadini bimika antikristo, bimika itekinika, bimika indamu mbi. Nibyo rero Yeremiya nawe yaziraga, ubwo bamushyiraga muri kiriya cyobo muri kubona cyari cyuzuyemo ibyondo, kuko yari yakebuye abayuda. Natwe rero ntabwo tuzasiba gukebura inkotanyi n'abandi bose bitwara nkazo, kuko niyo editorial, niwo muhamagaro wacu. Uyu munsi rero reka dukomeze ku butumwa bwa Yeremiya, buri muri Yeremiya nyine ibice bitandatu. Ni igice cyose ariko ntabwo turi bugisome, kuko ni birebire. Gusa muri icyo gice harimo ingingo 5 z'ingenzi tuza kuvuga. Ku ngingo ya mbere iravuga ukuntu Imana yarangiye Abisirayeli inzira nziza yo kunyuramo, bakanga kuyinyuramo. Ingingo ya kabiri ivuga ukuntu Imana yabatumyeho abahanuzi, ariko nabo bihitiramo kwigisha ibinyoma. Ingingo ya gatatu ivuga ukuntu Imana yaberetse ko noneho itabishimiye, maze yanga ibitambo byabo n'amasengesho byabo. Ingingo ya kane ivuga ukuntu noneho Imana yaganiriye n'umuhanuzi Yeremiya kuri dosiye y'Abayuda. Ingingo ya gatanu ivuga ukuntu noneho Yeremiya yatanze raporo ku Mana
kuri dosiye y'abayuda. Ingingo ya gatandatu irashimangira ko hari benshi abavugabutumwa n'abahanuzi batanga raporo ku Mana kuri dosiye y'inkotanyi, kandi natwe kuyica no iyi raporo twarayitanze ko inkotanyi zifite viziyo mbi igendeye ku ndamu mbi. Inzira ya kera Imana yarangiraga abayuda kwari kubasaba ngo bibuke amasezerano Imana yagiranye na ba sogokuruza babo igihe bavanaga mu butayu bavanaga mu buretwa mu Misiri, ibasaba ngo noneho nyine ntibazakorere izindi mana, ntibazajye izindi mana mu maso y'Uhoraho. Nyamara muri Yeremiya nyine ibice bitatu bigaragara ko ibyo babirenzeho bituma Imana ibita ba maraya. Ba maraya ni ukuvuga ngo Imana barayiharitse bimika ibigirwamana. Icyo gihe rero ntabwo banezerwaga ijambo ry'Imana, bakaribona nk'igitutsi, bakumva ko nyine eh, ari ijambo ridafite agaciro. Ijambo ry'Imana bari bararizinutswe, bakabona ari ijambo ntiribanezeze. Ibyo bisanga muri Yeremiya gatandatu umurongo wa 10. Abantu bose rero nyine icyo gihe, abakuru n'abato, abahanuzi n'abatambyi, bari bashishikajwe no gushaka indamu mbi. Bose bagakora iby'uburiganya. Ibikomere by'abantu b'Imana se cyangwa inzirakarengane bakayibona nk'ibintu byoroheje, ahubwo bagatangaza ibihuha ko ari amahoro kandi ntayo. Nta mahoro yari ahari. Ibyo biri muri Yeremiya nyine gatandatu 13 kugeza 14. Ahangaha na twakoresha urugero rwa dosiye ya Kangondo na Kibiraro, hantu bajya bavuga simpazi ukuntu abaturage basenyewe, bagasenyerwa nta ngurane, bakajyanwa ahantu nyine badafite munsi y'urugo, kandi bakabyita ko ngo ari ukubagirira neza. Ibyo niko karengane. Imana abayuda nabo bakoraga ibintu nk'ibyo, bakirengagiza akarengane, bakabona ko ari ibintu byoroheje, ko ari ibintu bisanzwe. Imana iribwira Yuda iti murarimbutse bitewe n'uko mwanze guhinduka, mwanze kwisubiraho, kandi ndumva nta watinya kubivuga ko inkotanyi nazo zanze guhinduka rwose. Nta kuntu abantu batagize, ariko zanze guhinduka. Imana niyo umucamanza mukuru, niyo izi ko izaca urubanza, ariko twe abo yatumye gutanga ubutumwa twarabutanze. Ubwo rero uyu munsi ntabwo ari abayuda iyi mesaje igenewe, ahubwo ni mesaje y'agatsiko k'inkotanyi n'abandi bose bitwara nkazo, ko bagomba guhinduka. Bagomba guhinduka, kuko nibadahinduka nyine ntabwo ajya utanga decision, Imana niyo izamenya uko itanga umwanzuro nibanga guhinduka, ariko twe mesaje yo kubasaba guhinduka twarayitanze. Uyu munsi rero nyine ku bw'ibyo, hamwe n'ibyo, mpagaze mu mwanya nk'uwa Yeremiya, kuburira inkotanyi n'intoraguramayugi, nk'uko abateruzi b'ibibindi, kugira ngo bumve icyo ijambo ry'Imana ry'umwimerere riri kuvuga muri iki gihe, icyo risaba muri iki gihe. Nta kindi nyine ni uguhinduka bakava kuri viziyo mbi, ariko kugeza ubu bigaragara ko byanze guhinduka, banze kubihindura, ahubwo bafata abahanuzi n'abavugabutumwa b'ibicupuri, bakabahereza mikoro, bakajya kuri podiyumu bagatangaza ko ari amahoro, ko nta mpamvu yo kugira icyo bahindura. Nyamara n'abayuda niko babwiraga Yeremiya, ndetse birangira bagiye kumuroha muri cya cyobo cyari kirimo ibyondo. Ariko rero Imana irababaye kubera ibyo bikorwa biri gukorwa n'inkotanyi n'abandi bose babikora nkabyo ku isi, ntabwo ari zo gusa. Abantu nk'abo Imana ibateye umugongo. Inkotanyi zanze guhinduka, Imana iziteye umugongo, kuko yazinutswe amasengesho y'ibicupuri, amasengesho ya nyirarureshwa y'abahanuzi n'abatambyi
bashishikajwe no gushaka indamu mbi babona bakoresheje uburiganya bakingiwe ikibaba n'inkotanyi. Indamu mbi, bene data, ziri mu bituma mu gihugu ivugabutumwa ryarononekaye cyane. Biri mu bituma nyine tubona abatangaza amakuru yo kuyobya abantu ariyo agaragara cyane, ariyo ahabwa agaciro cyane kandi agashyigikirwa na guverinoma. Nicyo cyatumye rero Imana ihagurutsa Yeremiya ngo ajye kuburira abayuda, kuko abandi batambyi n'abahanuzi bari barabaye ibicupuri, ntibabone ko abayuda bari bugarijwe nk'umuryango ugiye gupfusha umwana w'ikinege. Donc Imana yaburiye abayuda banga kumva, ituma abahanuzi nabo bahinduka ahubwo ibicupuri, bishakira indamu, bagatangaza ko ari amahoro kandi atari amahoro. Nuko Imana ikabona ko ari ibintu bikomeye, nk'uko umuryango uba ugiye gupfusha umwana w'ikinege. Iyo umuryango upfusha umwana w'ikinege uba uzimye, niko Imana yabonaga abayuda bugarijwe. Noneho rero ibwira Yeremiya, noneho wowe genda nawe ubabwire. Yeremiya rero nyine yaragiye excuse me, nawe ashyiraho ake birananirana. Ariko nyine Imana nta kuba itagize, irakomeza ikatugoragoza, igakomeza igatuma abahanuzi bakabita abasazi, bakabita amazina, ariko Imana nta kuba itagize, ituma abahanuzi n'abavugabutumwa, ariko abantu bakabona ibiti mu matwi. Inkotanyi rero zavuniyemo ahari ingigasi n'ibiti gusa. Umva ikiganiro Imana yagiranye na Yeremiya kuri dosiye y'abayuda. Ibyo twabisoma nyine muri ikindi gitabo mu gice cya gatandatu cyo muri Yeremiya, umurongo wa 27. Haranditse ngo, nakugize umunara n'igihome mu bantu banjye, kugira ngo umenye inzira yabo uyigenzure. Nuko Imana imuganira na Yeremiya yamwibukije nyine icyo yamutumye gukora mu Buyuda, ko yamugize umunara n'igihome mu bantu bayo, kugira ngo Yeremiya amenye inzira yabo, inzira zabo, ayigenzure iyo nzira, agenzure imikorere yabo, agenzure imigendere yabo, agenzure imikorere yabo. Niyo misiyo Imana yahaye Yeremiya. Noneho Yeremiya yamuhaye raporo rero, yamuhaye raporo y'uko uko yabonye iyo migenzereze y'abayuda yari imeze. Yamuhaye raporo, biri ku murongo wa 28 kugeza wa 30, 28 kugeza 30. Maze Yeremiya aha raporo Imana, aravuga ati bose ni abagome bakabije, bagenda babeshyera abandi, bagenda babeshyera abandi, bameze nk'imiringa n'ibyuma, bose bakora ibyo gukiranirwa. Imivuba ivugutirwa cyane icyuma cy'isasu gikongowe n'umuriro. Bagumya bacenshura, ariko ntacyo bimaze, kuko ababi batavanwamo. Abantu bazitaba abantu bazabita ifeza yabaye inkamba, kuko Uwiteka yabanze. Reka nsome no muri Bibiliya ya vuba aha ngaha, iri mu Kinyarwanda cyoroshye, rimwe na rimwe birafasha. Ho haranditse ngo, reka duhere kuri Imana no ku Imana yaganiriye na Yeremiya kuri 27. Uhoraho aravuga ati, Yeremiya we, nagushyiriyeho kugerageza abantu banjye, kubagerageza nk'ugerageza umuringa, bityo umenye kandi usuzume imigenzereze yabo. Yeremiya noneho atanga raporo, aravuga ati bose ni ibyigomeke bikabije, bavuga amagambo asebanya,
bakomeye nk'umuringa n'icyuma, bose ni inkozi z'ibibi. Umuvuba urahuhera cyane, umuriro utwika umwanda uri ku cyuma, nyamara ntacyo bimaze gukomeza kugitwika igihe umwanda udashobora kuvaho. Aba bantu bazaba nk'umuringa udafite agaciro, kuko uhoraho yarabazinutswe. Ngayo nguko rero, ngiyo raporo Yeremiya yahaye Imana kuri dosiye y'Abayuda. Abahanuzi benshi bakomeye n'abavugabutumwa barigishije bihagije, bigishije inkotanyi bihagije, yewe natwe kuri iyi cano, niyo editoriale yacu ni ugukebura abanyepolitiki. Ntabwo ari inkotanyi gusa, abanyepolitiki bose bimika antikristo ndetse n'amadini agendera muri uwo mujyo, natwe twarabakebuye bihagije kuri iyi cano, ndetse mperutse no kubereka viziyo mbi y'inkotanyi. Nta handi iyo viziyo mwigeze muyibona, bitewe n'uko iyo viziyo iri muri videwo mu kiganiro Farawo w'u Rwanda yagiranye na Mark Master. Mark Master ni umuntu ukomeye hano muri Amerika. Noneho Farawo w'u Rwanda amwemerera ko icyatumye bafata u Rwanda kwari ukugira ngo barusubize mu nzira barugarure uko rwari rumeze imbere y'umwaduko w'abazungu, kwari kugira ngo bagarure bongere bimike ingoma ya cyami uko byari bimeze mbere y'umwaduko w'abazungu. Ikaba iyo niyo viziyo y'inkotanyi. Nta hantu wapfa kuyibona mu buryo muri public, ariko uwo munsi Master yamuhase ibibazo, nuko umwami cyangwa se Farawo w'u Rwanda yivamo, avuga, arabyerura ati icyatugaruye ni ukugira ngo twongere twimike ingoma ya cyami mu Rwanda. Iyo ni viziyo mbi rero, narayiberetse bihagije, narayibasobanuriye bihagije, dusaba ko izo inkotanyi zareka iyo viziyo mbi, nk'uko Yeremiya yabisabaga Abayuda ngo bagaruke mu nzira nyayo, inzira ihesha Imana icyubahiro. Uko bigaragara ni uko banze kuvirira iyi viziyo mbi. Iyi viziyo mbi nayo ituma nyine u Rwanda ruri mu bibazo rurimo uyu munsi, kuko kugira ngo iyo viziyo ishobore gukomeza kubaho, ni uko u Rwanda ruyoborwa nk'uko ruyobowe uyu munsi. Ni uko abantu bicwa nk'uko bicwa uyu munsi, ntawe ubaza, ntawe ukopfora, bakica batarobanuye kandi n'ababakoreraga nk'uko nyine byagendekeye mu kurarinda. Umuntu rero akoze igereranya ry'iyi raporo ya Yeremiya ku Mana kuri dosiye y'Abayuda, bigaragara ko n'inkotanyi nazo rwose wagira ngo nizo yari ari kuvuga icyo gihe. Yeremiya akavuga ati abagome muri bo ntibavanwamo. Bigaragara ko ubugizi bwa nabi buri muri cya gihugu, hari abagome b'ibishyitsi batajya bavamo, kuko iyo baza kuvanwamo ubwicanyi buba bwarahagaze, ubugizi bwa nabi buba bwarahagaze. Ariko nubwo bigeze kuvuga ngo Farawo yarapfuye, ntibaranapfuye, nta cyahindutse, ahubwo ubugome bwakomeje kwiyongera, ubugizi bwa nabi bwakomeje kwiyongera, kuko ababi muri iriya ngoma ntibavanwamo, cyangwa se ubwo bose ni babi. Yeremiya akavuga rero ati aba bantu ni babi, abagome ntibavanwamo. Akavuga ati aba bantu ni ibyigomeke. Kuvuga ko inkotanyi ari ibyigomeke ntabwo ari ugusebanya nk'uko zo zisebanya, kuko nko kuba barasuzuguye umwanzuro wa ONU resolution y'inkuba bita 27/73 yasabaga ko kugeza uyu munsi ku itariki enye z'ukwa kane, RDF yagombye kuba zaravuye muri Congo zose, hanyuma za pante zabo zikaba zaragiye muri kantonoma M23, M23, ariko kugeza ubu ntabyo barakora kubera ubwigomeke. Yeremiya kandi yavuzeho ko, yongeyeho ko nyine babeshyera abandi cyangwa se barasebanya, kubeshyera abandi cyangwa se no gusebanya. Ejo bundi mwabonye nyine mu nama ya ONU ukuntu Amerika yarakariye Nduhungirehe igihe yasebyaga MONUSCO ko ikorana na FDLR. Gukorana na FDLR si igisebo, ariko igisebo baba bashaka ko
amahanga ashyira ku bantu n'aba bantu cyangwa se n'uyu MONUSCO ni uko bo bashyizeho icyasha cy'uko aba FDLR bose ari abajenosideri, icyaha cyo gusebanya, kuko nta kuntu aba FDLR bose baba ari abajenosideri. Deja icyaha cya jenoside ubwacyo, muzi ko ku jenoside yo mu Rwanda itavugwaho rumwe, ariko inkotanyi ziyikoresha mu rwego rwo guhindanya abahutu bose, cyane cyane nyine abatavuga, abatemeye gukoma amashyi. Nka FDLR nyine yemeye gufata umurongo wo guhangana n'ikinyoma cy'inkotanyi. Ubwo rero nyine mwabonye ko Amerika ubwayo yiyamye Nduhungirehe eh, gusebya MONUSCO ko ikorana na FDLR. Si uko FDLR ari igisebo, ahubwo ni uko bazi ko iyo bavuga ibyo baba bashaka gukuririza icya kinyoma cyabo cya jenoside, kandi ari ukubeshya. Nibyo, abantu barapfuye, ntabwo umuntu ahakana buriya bwicanyi, ariko bugomba kugira inyito isobanutse, bugomba kugira inyito, bugomba kugira inyito nyine inyuze mu mucyo. Mu kanya nabonye amatangazo ya FDLR yasohowe na Byiringiro Victor, perezida wa FDLR, bari kwibutsa abaturage nyine ko nabo bari mu cyunamo, ariko bo bakemeza ko amahano yabaye yatewe no guhanura indege, kandi indege yahanuwe n'inkotanyi. Ariko ibyo ntabwo biracyakingiwe ikibaba n'imbaraga na viziyo mbi y'inkotanyi. Ibyo byo gusebanya, tukiri kuri iyo ngingo yo gusebanya, nk'uko umuhanuzi Yeremiya yatanze raporo ku Mana ko abayuda harimo abantu basebanya, bwari ubwami bwo gusebanya, guhimbira ibyaha abandi. Ngira ngo muribuka dosiye ya pariki ya Rwindi, ko inkotanyi zishe abantu muri pariki, zimaze kubica zibigeka kuri FDLR, abantu barafatwa baza gufungirwa hano muri Amerika. Ariko Amerika yaje kuvumbura ko ahubwo byakozwe n'inkotanyi, noneho zihatira aba bantu kwemera ibyaha mu izina rya FDLR. Muzi ko abo bantu basanze ari abere, ubu batuye muri Australia. Ibyo ni ikimenyetso simusiga kirahari cyerekana ko nyine kwari ugusebanya. Dosiye ya Museveni, muribuka ko mbere y'uko General Muhoozi ahindura ibintu potopoto mu karere, inkotanyi zari zavuze ko, zari zatangaje ko Museveni ngo ari ikinyendaro nyina yabyaranye n'umutwa. Murumva gusebanya nk'uko nguko. Kandi hari na ya dosiye hari ya dosiye ya wa mutaliyani, ambasaderi w'umutaliyani wiciwe muri za Goma, nabyo byika kuri FDLR, ariko investigation zagaragaje ko atari bo babishe. Urumva rero ibyo bintu nyine, urumva ko ntaho nyine abayuda b'icyo gihe bari barataye umurongo bataniye n'inkotanyi z'uyu munsi. Gusa si inkotanyi gusa, abantu benshi ku isi bari muri uwo mujyo, kandi Imana ntabwo irobanura iyo ijya gutanga ibihano, kandi itanga imbuzi, itanga kuri bose. Gusa cyane twebwe nyine turibanda ku nkotanyi, kuko nizo ziyogoje akarere dukomokamo, duherereyemo. Hari kandi nyine binavuze nyine byo kugira icyaha cya jenoside, icyaha cy'inkomoko ku bahutu, ari igisebo, ari gusebanya, bituma urubyiruko rutazi amateka ruhorana ipfunwe, kuko bumva ko bakomoka ku bantu b'abajenosideri. Urumva ko gusebanya ingaruka zabyo, bo babikora bagamije gusebya abahutu bose, kugira ngo urubyiruko rwafashwe bugwate n'inkotanyi ruhore nyine rugenda rwubitse imitwe, bumva ko batagomba kugira icyo basaba mu Rwanda, ko bo nta burenganzira bafite bwo kubaho nk'abandi, bitewe n'uko ari abajenosideri. Donc urumva ingaruka zo gusebanya kw'inkotanyi, ko ni ibintu bikomeye mu rwego mpuzamahanga ndetse no mu gihugu imbere. Izo raporo rero twazigejeje ku Mana, kandi sica no gusa, hari n'abandi benshi bagejeje izi raporo ku Mana. Ikindi rero, indi raporo Yeremiya yatanze aho Imana, ni uko avuze ko nyine abayuda bari inkozi z'ibibi. Inkozi z'ibibi rero, tugarutse kuri rwa rugero rwo gusenyera abaturage bo muri Kangondo, muri Banyahe na Kibiraro, sinzi niba harimo diferanse, niba ari ahantu hamwe ntabwo mpazi nuko mbyumva, ariko
icyo twabonye ni uko gusenyerwa byabayeho, hanyuma abaturage bakajyanwa ahantu bita mu mudugudu w'icyitegererezo, kandi mu by'ukuri aho bwaba hameze nko muri gereza, ahantu hadafite munsi y'urugo, utatera rengarenga, utatera urutoryi, utatera umubyare, ahantu udafite munsi y'urugo, bakabyita ko ngo ari ukubagirira neza. Ibyo ni ubugizi bwa nabi, ibyo rugo ni ugukora nabi, ni ubugizi bwa nabi, ni ugukora nabi, ni inkozi z'ibibi. Ni ukwihesha ikintu cy'undi ku gahato nk'uko Murangira ajya abivuga. Donc ibi ni abuse of power. Hari ikindi kintu kandi kibi cyane cyerekana ko ari inkozi z'ibibi, nko mu gihe cyo kwibuka cyegereje. Mubona ko buri mwaka muri ako kwezi abacikacumu baricwa, inka zabo zikicwa, imibyare igatemwa, imyaka ikarandurwa, bikozwe n'inkotanyi kugira ngo zibyitirire abahutu, maze babone icyo bereka amahanga ko abahutu nyine bafite ngo iyo ngengabitekerezo itagirangira. Urumva izo ni inkozi z'ibibi. Ibyo bintu urumva birenze igipimo. Nkeka ko n'abayuda batakoraga ibibi bigeze kuri urwo rwego. Eh, Hari n'ikindi kandi ngo cyo gucuruza ingingo z'abantu. Ibyo bintu nabyo vraiment c'est grave, ntabwo nta gihamya yabyo mfite, ariko Padiri Thomas yakomeje kubishimangira ku Isi n'Ijuru TV, yemeza ko nka perezida ufite guverinoma n'abantu mu gihugu, yemeza ko afite raporo ko eh, mu Rwanda inkotanyi zifite bizinesi yo gucuruza ingingo z'abantu, bakica umuntu muzima bakavana mu ngingo zo kujya gucuruza ibyo bintu. Niba ari byo koko, urumva ni inkozi z'ibibi. Simpamya ko n'abayuda bakoraga ibintu bibi bigeze kuri urwo rwego. Kubw'ibyo rero nyine inkotanyi nyine zimeze nk'ibyuma. Yeremiya yavugaga ibyuma byatoye ingese, yagerageje guhondagura, arabishyushya, aracanira ngo arebe ko ingese zavaho, bicuyemo ibyuma bishyashya, birananirana. Urebye niko imitima y'inkotanyi imeze, iriho ingese zidashobora kuvaho. Ubugizi bwa nabi buri muri DNA, buri mu maraso. Niyo raporo Yeremiya yahaye Imana, akavuga ati aba bantu bameze nk'ibyuma ucanira ku muriro kugira ngo ubihinduremo ikindi kintu, ariko ntibishoboka. Niko umuntu yavuga ko inkotanyi nazo ntabwo aho zigeze ubu kugira ngo zizahinduke biragoye. Bameze nk'ibyuma byatoye ingese zidashobora kuvaho, imitima yabo iriho ingese zidashobora kuvaho. Niyo mpamvu nyine umuntu uvuze wese akavuga ibihabanye na ya viziyo y'inkotanyi, viziyo yo kugarura ingoma ya cyami, igomba kwitwara nk'uko yitwaye uyu munsi, nk'uko iya Rwabugiri yari imeze mbere nyine y'umwaduko w'abazungu. Murabizi ko kubw'iriya ngoma ya Rwabugiri, hari ahantu nabisomye mu gitabo cyitwa Jean Vansina, handitsemo ko rwose Rwabugiri niwe watangije uburetwa bwo kujya abahutu bihingira nijoro, kugira ngo babone uko bahingira abatware n'abashefu ku manywa. Ibyo biranditse kandi ni umunyamateka international. Noneho farawo mu Rwanda akavuga ngo ashaka kugarura ibintu nk'ibyo. Ni nk'uko wagarura hano muri Amerika gucuruza abirabura, cyangwa se ubucakara bw'abirabura, cyangwa se ukagarura apartheid muri Afurika y'Epfo. Urumva ubwo bugome, urumva icyo kintu ni ubugizi bwa nabi budasanzwe. Abagerageje rero nyine kwamagana cyangwa se gutangaza cyangwa se kuvuga no gukora gutangaza amakuru cyangwa se gukebura izo nkotanyi ngo zifate umurongo muzima, mubona ko nyine baracecekeshwa, nk'uko ya nyoni yabwiye igikona iti naracecekeshejwe bitewe n'uko mvuga, ntabwo tuzi abahanuzi barengeye, bareze iki ntitukibabona, abahanuzi benshi ntituzi abarengeye, ahubwo tubona abashaka amaviyuzi, indamu mbi, bakoresha amavidewo ya riziki, bari kwishakira amaviyuzi. Ariko wese ari hehe? Kuki batareka ngo avuge? Abandi bo bari hehe? Bahanuzi bagiye hehe? Channels zivuga ijambo ry'Imana ko zagiye hehe? Abakozi b'Imana bagiye hehe? Insengero kuki ziri gufungwa? Donc ni ukubera iyo viziyo mbi yo kuburizamo ikintu cyose cyatuma hamaganwa viziyo mbi y'inkotanyi.
ari ituma u Rwanda ruyobowe uko ruyobowe uyu munsi bishingiye bigaha imbaraga abashaka indamu mbi, kuko abo ngabo bamamaza iyo viziyo mbi nibo bafite ijambo mu gihugu. donc abamamaza viziyo mbi y'inkotanyi yo kwimika ingoma ya cyami nibo bakingiwe ikibaba n'inkotanyi. Aba rero nibo batangazaga ko ari amahoro mu bayuda, kandi Imana yabonaga ahubwo ubuyuda buri mu bihe bikomeye, nk'umuryango ufite umwana w'ikinege wari uri hafi gupfa. Banze kubyumva rero, muzi ko byarangiye abayuda batwaweho iminyago i Babuloni. Ntacyo tutavuze, ntacyo tutakoze tuburira inkotanyi ngo zive kuri viziyo mbi, zireke amahoro atembe nk'uruzi nk'uko Mose abivuga. Amahoro atembe nk'uruzi n'ubutabera butembe nk'uruzi mu gihugu. Inzirakarengane zifungurwe, zifungiye ubusa muri gereza zo muri kiriya gihugu. Bene data, bakunzi ba Authentic Christendom TV, ndabifuriza gukomera ku Mana, kandi nkababwira nti aho gupfa urwa mukuru arinda, umuntu yapfa urw'umuhanuzi Yeremiya. Imana y'amahoro ibarinde kandi bakomeze, umwuka wera akomeze kubamurikira muri byose. Mu izina rya Yesu nimukomere. Amen.